Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Dushimye Imana ko yongeye kutwereka igitondo cy'umugisha, igitondo kirimo ihumure ry'Imana, kirimo amahumbezi. Dushimye Imana kubw'uburinzi bwayo, dushimye Imana kubw'urukundo dukunda, dushimye Imana kuri byinshi. Muririmbyi yaravuze ngo urukundo rwayo ntawarurondora. Rero turashima Imana. Nk'uko bisanzwe ni Pastor Gatera Jose guturuka Pentecote Philadelphia. Dushimiye Imana y'amahoro kandi namwe tugenda tubashimira abakurikirana ijambo ry'Imana, abatubwira ko hari icyo Imana yakoze. Mwese Data wa twese ajya abaha umugisha. Imana y'amahoro ibishimire. Turi kumwe rero n'umushumba wacu Pastor Serugendo Dismas. Reka abasuhuze asengera ijambo ry'Imana tugiye kumva. Turabashubuje bene data igitondo cyiza, Imana ibaha umugisha. Amen. Reka tusengera ijambo ry'Imana. Urakoze witeka kuko turiho kandi tukihumeka muka w'abazima. Mwanya mwiza nguyu tugiye kumva ijambo ryawe, uryezo ritunganye, weze umukozi wawe muka wera muyobore kandi amugirire neza. Weze kirere mwami, imbaraga zose z'umwanzi zirwanya umurimo cyangwa zirwanya ijambo turarigirukanye. Abagiye gutega amatwi bumva ijambo ribagirira umumaro, abarwayi bakire, abafite ibibazo ubagirire neza. Urakoze bana natwe kandi dushigikire mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Nehemiya. Nehemiya ni igice cyaho, igice cyaho cya mbere. Nehemiya igice cya mbere turasoma duhereye ku murongo wa 4. Twumve icyo Umwuka avugana natwe. Reka tuhasome ijambo ry'Uwiteka mu gitabo cya Nehemiya igice cya mbere murongo wa 4 tumanuka hasi. Mutwe w'iryo jambo riratubwira gusenga kwa Nehemiya. Gusenga kwa Nehemiya. Maze kumva izo nkuru ndicara. Maze kumva izo nkuru ndicara ndarira. Mara iminsi mbabaye niyiriza ubusa. Mara iminsi mbabaye niyiriza ubusa. Nsengera imbere y'Imana Nyirijuru nti ndakwinginze Uwiteka Mana Nyirijuru. Mana nkuru itera ubwoba. Mana nkuru itera ubwoba. Ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda. Ndakwinginze Mana nkuru ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda. Bakitondera amategeko yayo. None tegera ugutwi kwawe kumve n'amaso yawe. Tegera ugutwi kwawe kumve n'amaso yawe arebe. Wumve amasengesho, wumve gusenga umugaragu wawe. Nsengera imbere yawe muri iyi minsi ku manywa na nijoro. Nsabira abagaragu bawe b'Abisirayeli. Natura ibyaha Abisirayeli twagukoreye. Ni koko jewe n'inzu ya data twaragucumuyeho. Murongo ukurikiraho 7.
twagukiraniweho cyane kandi nitwitondera amategeko yawe nitwitondeye amategeko yawe n'ibyategetswe n'amateka yawe turakomeza ibyo twategetswe umugaragu wawemo twategetswe ibyo wategetse umugaragu wawe Mose ndakwinginze ibuka ijambo wategetse umugaragu wawe Mose uri uti nimucumura nzabatatanyiriza mu mahanga. Uwabwiye Mose wibuke ko wavuze ngo nimucumura nzabatatanyiriza mu mahanga. Umurongo wa 9 kandi uti ariko nimungarukira mukitondera amategeko yanjye mukayasohoza nubwo abirukanwe banyu bazaba kumpera y'isi nzabakurayo mbateranye mbazane aho nitoranirize ngatuza izina ryanjye. Imana iguhe umugisha. Amen. N'amagambo maremare ariko yagaragazaga umuntu wari ubabaye, umuntu wari ufite agahinda, umuntu wari ufite ibikomere. Aravuga ati nta kindi nakora, reka njye imbere y'Imana, reka njye imbere ya Data wa twese, reka njye imbere y'Imana ishoboye. Nehemiya rero uyu arangije natangaye. Bibiliya yatubwiye ngo gusenga kwa Nehemiya ngo amaze kumva izo nkuru ngo aricara ararira ngo amara iminsi ababaye asenga Imana ayinginga. Ariko hari ijambo yaravuze ngo Mana nkuru, hari izindi mana za Bayali, za Dagoni, ariko Imana ya Isirayeli niyo Mana nkuru. Avuga ngo Mana nkuru iteye ubwoba, ariko kandi ikomereza isezerano abayikunda bakitondera amategeko yayo. Ngo Imana ikomeza isezerano ngo n'imbabazi zayo, imbabazi z'Imana, imbabazi zayo n'isezerano yasezeranyije ngo ijye ibikomeza, ikabikomeraho, igakomera ku mbabazi, ikazigukomerezaho ku bantu bayikunda ngo bakitondera amategeko yayo. Buriya Nehemiya mbona yari mu mwuka, yarabanje ayivuga neza, ayivuga ibigwi, arayihendahenda, ayibwira uko iteye, ayibwira imiterere yayo, arayibwira ati buriya ndabizi neza uri Imana nkuru, nta yindi Mana ikubanziriza, nta nizagusimbura. Arabiyibwira, aravuga ati ibyo turabizi, nubwo twagucumuyeho, nubwo twagize intege nke, ntitwitondera amategeko yawe, nubwo twabaye abanyantege nke, ariko turabizi ko ukomereza isezerano abakubaha, abagukunda, abagukorera. Ibyo turabizi, twarabimenye. Mana ishimwe. Nehemiya yarisobanukiwe, amenya Imana. Arangije aravuga ati ibi bibazo, izi nkuru numvise, nta wundi, uyu mubabaro ngize, nta wundi muntu wawumara keretse kwegera Imana, keretse gusenga. Nari nkuzaniye ijambo rivuga ngo amasengesho arasa imigambi mibi
akanayirogoya. Amasengesho arasa imigambi mibi akanayirogoya. Arasa imigambi mibi. Amasengesho ararogoya inama z'abarozi. Arogoya inama z'abarozi akazirogoya. Akarogoya indwara yari ihagurutse. Amasengesho ararasa n'umwambi n'isasu. Wohereza isengesho rikagera ku murwayi uryamye kwa muganga, rikagera ku muntu uri muri koma. Sengesho ugasenga uri mu rugo, ugasenga aho uherereye wamaze kumva ko umuntu ari muri koma, ugasenga rya sengesho rikagenda rikarasa urupfu. Sengesho n'umwambi rirarasa. Sengesho rirarogoya, rikarogoya inama z'abarozi baraye baterana bavuga ngo tuzamuzingazinga, tuzamuteza pararize, tuzamuteza ubuhumyi, tuzamuteza kutakira, tuzamuteza inyatsi, tuzamuteza umubabaro, ahora ababaye ntave mu mubabaro, tuzamuteza agahinda gakabije. Ariko kubera gusenga ya masengesho akagenda agakubita, agasenya, agakubita hasi ibyo bihome by'abarozi. Amasengesho rero ni intwaro, ni kirimbuzi. Narije kukubwira ngo reka dusenge, twige gusenga, twige gutinda imbere y'Imana. Duhe Imana igihe. Imana ntituyibipe, tuyishakire umwanya. Niba umwanya w'amanywa utawufite, ariko ushakemo umwanya w'ijoro. Kandi naje kumenya ko gusenga, wasenga uri mu kazi, wasenga uri imbere ya mashini, wasenga uri imbere y'ameza ucuruza, gusenga no kuganira n'Imana. Gusenga no kuganira n'Imana, no gusabana nayo, no kujya inama nayo. Gusenga no kuganira n'Imana. Umuntu agusuye ku iseta se, waceceka ukavuga ngo ndi gucuruza? Ntufata urunyanya ugahereza, warangiza ukamuguta amakuru yo mu rugo? Ndabona umeze neza. Mukaganira, mugatera inkuru kandi uri mu kazi. Gusenga rero ni ukuganira n'Imana, ni ukwiyuzuza nayo, ni ukwihuza n'Imana. Nje kukubwira ngo amasengesho arasa imigambi mibi akanayirogoya. Hari ibintu biguhagurukiye, urabona ubukene bugukubakubye. Yesu yabwiye abigishwa be ngo nimusenge. Bari Getsemani, aramubwira ngo nimusenge mutagwa mu moshya. Nimusenge mutagwa mu moshya. Igihe ari kumwe n'intumwa ze bari gusenga, bagiye gusenga, yaraje yarabitaruye gatoya, agarutse asanga basinziriye, baheranywe n'ibitotsi. Arabakangura, arabwira ngo nimube maso musenge mutagwa mu moshya. Y'abantu basenga ntago bagwa mu moshya, ntago bajya mu bishuko. Masengesho atuma utagwa mu moshya, atuma utagwa mu byaha, atuma utigunga, atuma utababara, atuma udakurura umubabaro ngo urundarunde. Amasengesho atanga umucyo, amasengesho atanga urumuri, amasengesho aramurika. Mureke dusenge. Umuntu umwe w'umukozi w'Imana, w'umuvugabutumwa, ari imbere y'iteraniro, ngo arababwiye ngo hari ibintu bitatu bishobora kugushoboza, bishobora kugufasha. Ngo igihe ubona ibintu bisa nk'ibyanze, igihe ubona ibintu inzira zafunze, igihe ubona ikirere gifunze, igihe ubona ikirere ari umukara, ngo hari ibintu bitatu wakora. Bose ngo bamutega amatwi, ngo babyumve. Bavuga ngo ibyo bintu bitatu umuntu ashaka gukora abona yashobewe, abona nta kirere kizima afite, abona ari mu bwigunge, abona akora bitagenda, abona ibintu, abona abana nibasubira ku ishuri atazabona uko abigenza. Ni ibiki yakora? Abona ntacyo kubagaburira muri vakanse, ni igiki yakora? Abona acuruza ntibivemo, abona akora ntibikunde, abona ibintu bimwugarije. Aravuga ngo hari ikintu umuntu yakora. Ngo bamutega amatwi, iteraniro ryose ngo rimutega amatwi. Aravuga ngo ikintu cya mbere ngo wasenga.
ngo wasenga ugasenga igihe ubona urugo byanze uwo muri kumwe mudahuza ngo wasenga igihe ubona indwara idakira uri kwivuza uri gukomeza wivuza uri gukomeza wiyongerayo ugahabwa transferi nabwo ukivuza bikanga bakakunguruza ukajya n'ahandi ukivuza bikanga ngo ikintu wakora ngo wasenga igihe ubona ngo uri gukora gucuruza bikanga uri kwibaza uko uzakora uri kwibaza uko uzabaho uri kubona ikirere kikuremereye ngo ukabona biranze ukabona uri wenyine ngo ikintu wakora ngo wasenga ngo hanyuma ngo wasenga ukabona bidakunze ikindi cya kabiri ngo ukongera ugasenga avuga ngo nanone ukongera ugasenga ngo ukongera ugasenga akavuga ngo igihe nanone ngo wasenze ukongera ugasenga bikanga ukongera ugasenga bikanga ngo hanyuma ngo ikindi cya gatatu ngo wakongera ugasenga Bega gusenga harimo igisubizo gusenga harimo ubutabazi gusenga nimusenge mutagwa mu moshya Yesu abwira intumwa ze ngo nimusenge mutagwa mu moshya umuntu usenga ntabwo agwa mu moshya umuntu usenga ntabwo agishobora kugwa mu moshya ntibishoboka masengesha akurinda kugwa mu moshya akurinda kugwa mu ntege nke akurinda kwirwanirira akurinda kubeshya akurinda ubusambanyi akurinda amarari amasengesho akurinda ibinyoma akurinda kubeshya akurinda ibintu bibi byinshi wakwirinda ari uko usenze Nehemiya ngo arasenga hari inkuru yari yumvise birashoboka ko nawe hari inkuru ugenda wumva kandi izo nkuru zikaba zigukura umutima iyo bakubwira ngo ibintu birahenze ngo wabimenye ngo ibintu biri guhenda izo ni inkuru kandi inkuru ni inkuru iyo bakubwira ngo ibintu bikuzamuka bakubwira ngo ikirere hari ibyo wumva ariko Nehemiya ngo yumvise inkuru ngo arasenga yegera Imana arasenga bene data mureke twige gusenga bifasha umukristo bifasha umugenzi iyo usenga ugasoma ijambo ry'Imana ugasoma Bibiliya ntujye kure y'ijambo ry'Imana hanyuma ugasoma ijambo warangiza ugasenga umucyo urumuri rurakumurikira Nehemiya ngo arasenga yegera Imana ngo arababara ariko umubabaro we ngo awujyana imbere y'Imana aravuga ngo Mana nkuru Mana iruta Dagoni Mana urute ibigirwa Mana ya Isaka Mana ya Yakobo Mana ya Aburahamu arayegera ngo ukomeze isezerano ndabizi ko ujya ukomeza isezerano iyo wabwiye umuntu ngo nzabana nawe nzakurinda nzakugaburira nzagukiza ibyo bintu urabikomeza Imana ishimwe amina ngo ibyo bintu urabikomeza ngo ntabwo ujya kure yabyo iyo wabwiye umuntu ngo ujya urinda isezerano ujya urinda isezerano Mana nkuru ikomereza isezerano ngo imbabazi zawe ujya uzikomeza ku bantu Mana igikomeza imbabazi z'Imana ntizakuvaho ngo ujye ukomeza isezerano n'imbabazi ngo kubayikunda kubayubaha abantu bubaha Imana abantu bayubaha tumaze iminsi turi muri Pasika ariko hari ijambo riri muri Matayo 28 somye ku murongo wa 16 Yesu abwira bari abagore bari bazindukiye ngo kumva ye ngo bajyanye ibihumura neza bagore basanze Yesu yazutse ngo marayika aravuga ngo nimugende ndabizi ko mwebweho muje gushaka Yesu nimugende yavuze ko muzahurira i Galilaya hanyuma ngo Yesu arababonekera arababwira ngo bagore mwitinya mwebweho mwubaha Imana mwebweho
muri abakristo mwebweho musenga mwitinya, ngo arabwira ngo mwebweho numvise nkomeye mu mutima. Ese ni bande yabwiraga? N'abantu bakunda Imana, n'abantu bayubaha, n'abantu bakirijwe. Arabwira ngo mwebweho mwitinya, Kristo yazutse, Kristo ni muzima, mwitinya. Niki watinya? Arabwira ngo mwitinya. Bari bafite ubwoba. Kandi uyu munsi usanga umuntu yariye akibagirwa imbaraga z'Imana yabanye nayo muri COVID, akibagirwa imbaraga z'Imana yabanye nayo cya gihe. Ubu wibagiwe imbaraga z'Imana, Shitani agutera ubwoba, atuma utengurwa, unanirwa gusenga, unanirwe kwegera Imana. Yesu arababwira ngo mwitinya, mwebweho mwitinya, mwebwe musenga, mwebwe munyiringiye, mwebwe mumpanze amaso. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro yuko igisubizo cy'umukristo ari ugusenga. Iyo yasenze Imana, Imana iramwiyereka. Iyo yasenze Imana, Imana ibana nawe. Imana igira inzira ngo zirenze 1000. Inzira z'Imana ni nyinshi, inzira z'Imana ni ngari. Mukristo we yaravuze ngo zirenze imyenge ya supaneti. Inzira z'Imana ntiwazimenya, nk'uko udashobora kumenya uko amagufwa akurira mu nda y'umugore. Mwana agakura rwari urusoro, hanyuma akagenda akura, akazana umutwe, akazana amatwi, akazana amaboko, akazana ibihimba byose, ingingo zikuzura mu nda y'umugore. Niko utamenya inzira z'Imana izanyura mu gutabara. Niko utamenya, uko utamenya inkingi zifashe ikirere, uko utazimenya niko utamenya aho ubutabazi bw'Imana bwaturuka. Niko utamenya aho Imana yanyura kugira ngo ikugirire neza. Nehemiya aravuga ngo Mana nkuru ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakubaha amategeko y'Imana. Nicyo cyonyine dusabwa gusenga, dusabwa kubaha Imana. Kandi iyo twubaha Imana twubaha n'abantu bayo, twubaha n'ikiremwa muntu, dukora imirimo myiza. Dawidi yandika Zaburi igice cya 1 yavuze amagambo akomeye. Yaravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ngo umuntu ni umunyamahirwe ushobora gukora, ukarara ukora masaha 28 ukamenya gushakisha. Ntabwo ari bibi, ni byiza. Ariko utubaha Imana, ntabwo uri umunyamahirwe. Ushobora kugira ubwenge, ushobora kumenya gushakisha, ushobora kumenya kwiga imishinga, ushobora kumenya gushyira ibintu mu buryo, ariko hatarimo kubaha Imana, ibyo bintu nta mahirwe nabiha. Yo baravuga ngo kubaha Imana, ngo kubaha Imana nibwo bwenge. Kuva mu byaha niko kujijuka. Ntago mwababonye se bakubwira ngo sida nimbi, sida irica, kandi yarangiza agasambana, yarangiza akajya mu byaha, akakubwira ububi bwa sida, akabikwigisha, akabigucengezamo, akarangiza akajya mu busambanyi, akakubwira ko itabare ribi, ryangiza, ryica ibihaha, ryica ingingo z'umubiri, akakubwira ububi bw'itabi, yarangiza akarinywa. Kubaha Imana nibwo bwenge. Kuva mu byaha niko kujijuka. Mana ishimwe. Amen. Mureke dusenge, twige gusenga, twige kubana n'Imana, two kugwa mu moshya, two kuvuga amagambo menshi, two gutakaza Imana.
Imana yacu ikomeza isezerano, abayubaha bakayikunda. Nehemiya yari yumvise inkuru zari zikomeye. Yari yumvise ko Yerusalemu yasenyutse, amarembo yabaye amatongo, amarembo yaho yaguye, inkike zaho zaguye. Arababara ngo amara iminsi bimubabaje ko Yerusalemu yasenyutse, amara iminsi ababaye. Ese y'umurimo w'Imana usenyutse, y'umurimo w'Imana wangiritse, ujya ubabara? Yubonye mwene so yaraguye, asigaye anywa ibiyobyabwenge, asigaye yaravuye mu nzu y'Imana atakijya ku igaburo. Iyo ubona umuntu yateshutse, asigaye akora ibintu bibi, bijya bikubabaza? Ntabwo nzi ikintu kikubabaza wowe. Egera Imana uyikunde. Imana irakiza, Imana irashoboye, Imana irihagije. Yonyine yarivugiye igihe yabwiraga Mose imutuma muri Egiputa. Yaramubwiye ngo Mose subira muri Egiputa. Yari yaravuyeyo, ni inkuru ndende, ariko yari yaravuye muri Egiputa, yari yarabayeyo, arangije avayo, ariko Imana imusubizayo. Iramubwira ngo genda, numvise kuniha, numvise gutaka, Abisirayeli batakishwa n'uburetwa. Imana ijya yumva amasengesho. Barasengaga bagatakira Imana, bakayibwira ngo Nyagasani dukure mu maboko ya Farawo, dukure mu maboko ya Farawo, dukure mu maboko ya Farawo. Bari bamaze igihe kirekire mu maboko ya Farawo, kandi Farawo bakoresha iby'uburetwa. Maze igihe kirekire mu byaha, maze igihe kirekire mu bibazo, maze igihe kirekire mu bushomeri. Senga Imana. Maze igihe kirekire abantu baraguca intege ngo ugeze 45 ngo nta mugabo ukibonye. Senga Imana. Abantu baraguca intege ngo umaze imyaka 10 ngo nta rubyaro. Senga Imana. Ngo ufite impagarara mu rugo, ngo ibintu byaranze, ngo uri wenyine, ngo urigunze. Senga Imana. Amasengesho ararasa, ni isasu, ni umwambi, ni bombe. Urugo urabona rugucanga, abana babyaye bari kugucanga. Senga Imana. Uri kureba ikirere ukabona kiragucanga, hari ubuzima buri kugucanga. Senga Imana. Ndashaka ko dusenga Imana igihe witinya. Yesu abwira abagore ngo mwebweho mwitinya, mwitinya, mwitinya. Imana irihagije, Imana nkuru, Imana ya Isaka na Yakobo irihagije. Nukuri nguza n'itangazo ngo egera Imana usenge, egera Imana usenge. Ntihagire ijwi rigutera ubwoba, ntihagire ijwi rigukura umutima, kandi uri umukristo, kandi ukunda Imana. Wiva mu murongo w'agakiza, wirekura Imana, wijajaba. Egera Imana. Aya mahirwe wagize yo kumenya Imana yigucika, yigucika. Ubuntu wagiriwe wibugucika, yigucika, yigucika, yigucika. Nehemiya yigira inama yo gusenga. Amaze kumva izo nkuru, amaze kumva inkuru, amaze kugira ibyo abona bitagenda, arasenga, arasenga. Ajya imbere y'umwami arasenga. Yasengeraga i Yerusalemu kugira ngo azasubireyo, azayubake. Kandi iyo dusomye iki gice, umwami yamuhaye urwandiko, umwami yamuhaye uburenganzira, umwami yamuhaye urwandiko, aragenda ajya gusana i Yerusalemu. Nubwo yari afite ibimuca intege, nubwo yari afite ibimunaniza. Reka dusoreze ku bice 4 bya Nehemiya muri icyo gitabo. Bice 4 turasoma umurongo waho wa mbere tugere ku wa 3. Reka tuasome gice cya 4 Nehemiya murongo wa
wa mbere kugeza kwa gatatu. Ijambo riravuga iki? Ariko bukeye Sanibalati na Tobiya n'Abarabu n'Abamoni n'Abanyashidodi bumvise yuko umurimo wo gusana inkike y'i Yerusalemu bumvise umurimo wo gusana inkike z'i Yerusalemu ujya mbere. Nehemiya yari yaragiye gusana, yari yarabonye uburenganzira, yari yarasenze ajya imbere y'Imana arayibwira ngo Mana nkuru, Mana iteye ubwoba. Ariko wibuka ijambo wabwiye Mose, uravuga ngo nubwo nimunyumvira mukankorera mukankurikira mukagarura imitima yanyu mukayinyerekezaho, mukava mu moshya, mukava mu ngeso mbi, mukava mu byaha, niko wari warabwiye Mose ngo ibyanyu niyo byaba byarageze ku mpera y'isi nzongera mbigarure. Iryo ni isezerano. Nehemiya rero yari yarasenze Imana, arangije abona uburenganzira bwo kujya gusana Yerusalemu, yari yaringinze Imana, ariko atangiye kubaka. Bibiliya yatubwiye ngo ariko ngo bukeye Sanibalati na Tobiya n'Abarabu n'Abamori n'Abanyashidoni bumvise yuko umurimo wo gusana inkike y'i Yerusalemu ujya mbere, kandi yuko ibyuho bitangiye kwicwa, bararakara. Urumva di, uzi ko hari umuntu ukubona watangiye gukizwa, hari ibigeso bibiri kurekura, watangiye kuba umukristo ujya mu rusengero, babona warabatijwe ujya kwigaburo, bikamubabaza. Uzi ko hari abantu bababazwa nuko utangiye gusenga, utangiye kuvuga amagambo meza, ibyo bintu bikababaza umuntu. Aba bagabo ngo bararakaye, bababazwa nuko Nehemiya atangiye gusana ibyuho biri kwicwa, bari kwica ibyuho, batangiye kuzamura inkike, batangiye gusana amarembo, ngo barababara. Siko hari abantu bababazwa nuko utangiye gusenga, babona utakesikoroka, babona utakiba, ibyo bikababaza umuntu. Babona wisengera Imana, ibyo bikababaza umuntu, bigatuma kugambanira, bigatuma ashaka kukuroga ngo utongera kujya mu rusengero. Ibyo hari abantu bibabaza, turabizi, ariko ntibiguce intege. Umurongo wa 2 w'udusomere. Bajya imigambi. Umurongo wa 2. Bajya imigambi bose uko bangana. Bajya imigambi bose uko bangana. Ngo bajye kurwanya ab'i Yerusalemu. Ngo bajye kurwanya ab'i Yerusalemu kubera ko bariho bubaka. Babatere imidugararo. Bajya imigambi. Baravuga bati Nehemiya y'amasengesho yasenze yabyaye umusaruro. Cyagiye yasengaga ari mu bwigunge, cyagiye yasengaga ntakicwa n'agahinda, ntakinywa za droge ngo yidroge. None asigara umukristo ajya gusenga, asigara umuririmbyi. Birababaza. Babatera imidugararo, babatera impagarara. Basani baratabo ba Tobiya, muzagendana bakubwira ngo uri gukabya, akibyo bintu burimo nibiki, uri gukabya, jya ugira ubwenge. Gusenga ukirundumurira mu Mana ni ubupfu. Ibyo bintu wabyirundumuriyemo, ntiwanywa gake, ko se gusambana n'inshuti yawe ibyo ni icyaha. Ariko se kungurana ibitekerezo, urangurana ibitekerezo n'umuntu ukoshya ibibi, batangira kubananiza, babatera imidugararo. Niko Bibiri tubwiye, babatera imidugararo, babateza impagarara, batangira kubabuza umutekano wo kubaka,
wo gusana, wo kwica ibyuho. Buriya usengera igihugu cyawe, usengera abayobozi bawe, usengera itorero, usengera abashumba, uba wica ibyuho. Hari igihe rero abasani barati batabikunda, hari igihe abasani barati batabyemera, bagashaka kukunaniza. Buriya usenga wikomeza, bakubwira bati wabibonye ko ibirayi bihenda, wabibonye ko ibishyimbo bihenda, wabibonye ko amakara ahenda, ukavuga utoya Imana irahari, iri hejuru y'ibyo, dusenga Imana birashoboka. Ugatangira kubabwira ibyanditswe, ukabibutsa yuko Imana yagabariye abantu b'i Samariya igihe bari bashonje, ukabibutsa yuko Imana ishoboye, ukabibutsa amaboko yayo. Hari abantu bitera umujinya, bakaguteza imidugararo kugira ngo urekure amagambo meza, ntiwongere kuvuga neza Imana, ntiwongere kuvuga imbaraga zayo. Bakaguteza imidugararo kugira ngo udakomeza gusengera urugo. Bakakubwira ngo twabonye umugabo wawe yaraye hariya kwa maraya, yaraye hariya, twabonye umugabo wawe. Nibiguteza bakaguteza imidugararo, bakakwereka ibintu bibi, bakakubwira ibiguca intege. Ariko ngo Nehemiya arakomeza arasenga. Umurongo waho wa 3 dusenge. Uravuga ngo ariko umurongo wa 3 uravuga ariko twebwe ariko twebwe dusenga Imana yacu, dushiraho n'abarinzi bo kubarinda amanywa na nijoro. Ariko nubwo baduteje imidugararo, bagira ngo tudakomeza kwica ibyuho by'i Yerusalemu, bagira ngo tudakomeza kuvuga Imana, twebwe twashyizeho abarinzi. Twarakomeje turasenga, dushyiraho abinginzi mu rusengero, dushaka amagurupe yo kwinginga, dushaka amagurupe yo gusenga, tujya mu rusengero dufata ibihe turasenga, twegera Imana, twegera abashumba, twegera abayobozi bacu. Nubwo batubwiraga ngo hari inzara, nubwo batubwiraga ngo nta kigenda, nubwo batubwiraga ngo uracuruza n'ibigenda, nubwo batubwiraga inkuru ziduca umugongo, ariko twebweho twakomeje gusenga Imana yacu. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Amina. Ese mwebwe muri gushyiraho iki? Mwebweho muri kubyitwaramo umuti? Iyo bababwiye ngo ibintu ntibigenda, ngo ibintu birahenze, ngo ibintu birakomeye, ngo ibintu oya, mubyitwaraho umuti? Murakomeza mugasenga cyangwa murabirekura, cyangwa murabireka? Mwongeramo ibihe byo gushaka Imana, mwongeramo ibihe byo kuvuga inkuru nziza, mwongeramo ibihe. Iyo bakubwiye ngo iyo ndwara ntizakira, iyo bakubwiye ngo nta kigenda, ikintu ukora ni iki? Ariko Nehemiya nabo yafatanije nabo kubaka Yerusalemu, nabo yafatanije nabo kwica ibyuho, barakomeje barasenga, begera Imana. Ntabwo yarekuye gusenga kugeza igihe yubaka ari gusenga, yubaka afite abarinzi. Tugiye gusenga Imana. Naje kukubwira ngo amasengesho ararogoya. Naje kukubwira ngo amasengesho ararogoye. Ntongere gukuka umutima, ntongere kugira ibintu biguhangayitsa. Nehemiya yavuze ngo Mana, ujye ukomeza isezerano n'imbabazi ku bagukunda. Tugiye gusengera abantu batagikunda Imana, ku bagukunda bakitondera amategeko yawe, ujye ubahagararaho, ujye ubakomeraho. Tugiye gusengera abantu batagikunda Imana, batagikomeje amategeko y'Imana. Abo bantu tugiye kubasengera barekuye, batakiri maso, bateshutse. Tugiye kubasengera Imana ibasubize mu murongo. Tugiye kubasengera kugira ngo batagwa mu moshya, amoshya y'urusaku, amoshya yo kwiheba, amoshya y'ubwigunge. Tugiye kubasengera, tugiye gusenga Imana, tugiye kwinginga Imana. Abo bantu niba tugiye gusengera, Imana yacu ikomereza isezerano abayikunda. Imana yacu imbabazi zayo zikomeza kubayikunda. Uracyakunda Imana?
uracyitondera amategeko yayo. Abo bantu rero babiretse, abo bantu bacogoye barahari. Bajyaga batubwira ababyeyi bacu ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Ntabwo ijambo ry'Imana ryamanuka ku busa. Tangira witekerezeho, tangira ubyibazeho. Uracyakunda Imana, uracyakomeje isezerano ryayo. Tangira witekerezeho, uracyitondera amategeko yayo. Hari ibintu gitinya, hari ibintu utahangara, hari ibintu utapfa kuvuga, hari ibintu utakwishoramo. Urumva ugitinya. Niba utagitinya, niba ibintu byose warabiziruye, wemere uzamure ikiganza cyawe, wemere wicishe bugufi mu mutima wawe, tugusengera Imana. Ariko Imana imbabazi zayo zikomeza kubayitinya, kubitondera amategeko yayo. Imbabazi zayo ntabwo zibavaho, imbabazi zayo ntizibarekura. Ntizirekura umugore umeze utyo witondera amategeko y'Imana. Ntabwo zirekura umugabo umeze utyo, ntabwo umukobwa umeze utyo niyo yabageze muri 50 ntabwo zimurekura. Tujye kubasengera. Mana yacu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana ya Aburahamu, Mana twizeye, ikomeza isezerano n'imbabazi kubayikunda bakitondera amategeko yayo. Girira neza ubwoko bwawe. Hari abantu bananiwe, hari abantu bacogoye, hari abantu babivuyemo, ariko aka kanya turahendahenda Imana kugira ngo ibagarukeho. Aka kanya hari abananijwe n'ubukene, hari abananijwe n'ibibazo, hari abananijwe na Mana n'ibibazo, hari ibyabakubakubye bikabakubakubira mu byaha, ariko imbabazi zawe zongere zibabeho. Garura abantu mu gakiza, garura abantu ku Mana. Mana ongera imbabazi zawe zongere zigaruke, zongere zisubize abantu mu murongo mwiza, zongere zisubize abantu mu murongo mwiza. Ongera wiyerekane. Turabahendahendera Imana, aba bananiwe, aba bacogoye, aba barekuye, ariko imbabazi zawe nizongere zibagarure mu murongo. Bongere bubahe, bongere bagukunde, bagaruke mu nzu yawe, bagaruke mu nzu yawe, bongere baguhanga amaso. Hanze nta mahoro ahari, hanze haba imbwa n'abarozi, hanze nta mugisha ubayo. Mu nzu y'Imana, imbere y'Imana niho haba ubutabazi, imbere y'Imana niho haba ubufasha. Turabahendahendera Imana. Urakoze Mana. Dusengeye ubwoko bwawe abakwikomejeho, komeza amaboko yabo, bagarura ibyizige zajyanye mu izina rya Yesu. Niko wabwiye Mose ngo nimungarukira mukitondera amategeko yanjye, ibyanyu niyo byaba byarageze ku mpera y'isi nzabigarura. Garura ibintu Mana badayimoni banyaze, garura ubucuruzi bw'uyu mugabo, garura ubucuruzi bw'uyu mugore, garura ubucuruzi bw'uyu mukobwa, garura amahirwe y'uyu muntu, garura amahirwe y'uyu muntu. Ongera umugarukeho. Uri Imana igira neza, uri Imana ishobora byose. Turabahendahendeye, turabingingira Imana, ongera ugirire neza ubwoko bwawe, ongera ugarurire neza ubwoko bwawe. Imbabazi zawe nizongere zigaruke. Urakoze Mana. Imbabazi zawe zirahari, imbabazi zawe. Urukundo muririmbyi yaravuze ngo rusumba izuba, urukundo ukunda abantu bawe ngo rusumba ukwezi, ngo rugera ikuzimu. Rumanurira Abanyarwanda, rumanurira Abakristo, rumanurira abanyetorero. Urukundo rwawe rumanure mu gihugu cyacu, rumanure mu itorero, rumanure mu bashumba, rumanure mu bayobozi bacu b'igihugu. Urukundo rwawe nirwongere rumanuke, imbabazi zawe nizongere zitugarukeho. Urakoze. Imbabazi zawe Mana nizisakare mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Imbabazi zawe Mana nizisakare mu itorero, nizisakare ku murimo wawe. Urakoze. Tuguhaye icyubahiro, ntawe muzagisangira. Icyubahiro uracyihariye, icyubahiro ni icyawe. Turabigushimiye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibagirire neza, Imana ibagarukeho, Imana ibashyigikire, Imana ibafate amaboko, Imana ibakomereze mu buntu bwayo mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe.
reka rero ndabizi neza ko hari abaduteze amatwi, kirere cyabinyumvishaga, kirere narindimo, numvaga hari abantu bakurikiye ijambo ry'Imana, kandi numvaga hari abantu bari kubohoka rwose, numvaga hari abantu Imana iri kubohora. Reka rero aka kanya tubahe telefone zacu kugira ngo tugende tubafasha, tugende tubagira inama. Ese koko umuntu yakwikomeza ku Mana, umuntu yakomeza akayubaha muri iki gihe? Tugende tubagira inama. Reka tubahe telefone ni 078 50 98 944, 078 50 944 na 072 74 34 izo nizo telefone mudushakaho. Reka mushumba nawe abahe telefone kugira ngo turusheho kubafasha. 07 824 39 754. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Amen. Philadelphia, Imana iratsinda.